kumumena byari byifashe gute? yangira ngo kumumena hari match ikomeye cyane, navuga ko ari nayo match abantu benshi bashaka kumenya uko biri buze kurangira, cyane ko ekipe ya Sunrise yasabwaga inota rimwe, mu gihe ku ruhande rwa ekipe ya Gorilla basabwaga gutsinda kugira ngo baze kubona iyo tike cyangwa se baze gukomeza kuba mu cyiciro cya mbere. Match igitangira byabaye ngombwa ko ekipe ya Sunrise itibarya avance y'igitego cy'umusore bita ngo ni Ayubu wa musaza w'umugande. Kuri kufura bari bateye ku ikosa ryari gikozwe n'umusore bita Gigi ukina ku ruhande rw'imoso, hanyuma bateye centre adepoza umutwe free header wenyine kabisa. Igitego cyiza, nta arbitrage yari irimo, nta kibazo na kimwe, nta na complaint nigeze ziba. Match irakomeza, match irimo gukinwa, Rutsiro aza gufata umupira mu cyo cya mbere, hari mu gice cya kabiri ni muri deuxième mita, kuko mita mbere yarangiye ari kimwe ku busa. Mita kabiri Rutsira afata baro asigarana n'umudefenseri muri angle femina, avuga ko yaravuye muri kona kuri side iburyo, arazamuka amuri imbere, umudefenseri amuturuka inyuma akubita amaguru ya Rutsiro na baro. Rutsira aragwa kuko Rutsiro yaragiye gutera baro, umusifuzi icyo yakoze n'icyo yahise asanze avuga ko nta kosa ryabaye, aranamubwira ati haguruka rwose. Abantu bari kuri bande touche bagorora byumva bashakaga amanota 3 muri tribune, bake bari bahari babo binduru iravuga, abakinyi biba bindi batangira gusatira umusifuzi, bamubwira bati ni gute penalty ngingi ushaka kuyitwima. Barakina barabyakira, ubona ko ari ibintu bisanzwe. Iyo ni penalty ya mbere Gorilla agombaga guhabwa. Hanyuma baza kongera gukina, Gorilla bahinduye kona, numva ari kona bateye. Shaulini umupira arawuboxa awukura mu muzamu mwiza cyane wa equipe ya Sunrise, arawuboxa umupira ukuyemo, urazamuka kujya mu kavuyo, barongera barurwanira ujya kuri side ya ruguru ibumoso bwa Gorilla, ari ni buryo bwa equipe ya Sunrise. Umwana bita Rodrigue muto wanatsinze penalty match igiye kurangira, are kuri cyo bita umukwaju, igitego kijyamo, umusifuzi Moise wari uri hagati ariruka nkajya gushyira ikiganza gitereka muri centre. Urumva? Gorilla bariruka nka baraserebora banije no mu kibuga, nabari kuri bande tusha kugira ngo mve ko bari banyotoye igitego bitabaho. Barirukanka binjira mu kibuga, binjira mu kibuga baraserebura bazi ko byageze mu byanarangiye. Umusifuzi ati Ranzimene ndabona yamanitse. Ranzimene wo hepfo ntabwo nzi amazina nibwo bwamena nimubonye. Ko nabonye Simba. Simba yari kuri side hano. Undi wari uhari aramanika ati si igitego. Dore ngo ivumbi riratumuka ku mumena. Ivumbi riratumuka, byabaye ngombwa ko urabona Gorilla ifite kamera, bafite umukameramani bita ngo ni ninde wirwamagana harya, uriya w'inzobe yitwa nde wigeze ku Mirongo wigeze kuba ni Mirongo abayifite ahubwo niwe boss wa Ivoire kwerekana match za ibaza ko byageze ahantu byabaye ngombwa ko bamwe boss ni umukire, oya n'umukire ndabizi, nuko ari wari urimo kwifata tayi. Urumva none ngiye kubona mbona babahungu bahajura bizi nyine ko batajya bapfa kubyakira, bahita baguruka baza kumwe bati twereke turebe niki cyabaye. Baba akantu kameze nko kutumvikana nyine n'abasifuzi, ariko barabyakira. Byanageze n'ahantu umusifuzi wa kane n'uyu nguyu wakoraga hano muri Kanari yitwa nde Supre byageze ahantu avuga ngo nimwongera ndabaso match irahagarara musohoke mujye hanze. Urumva ko match yari yatangiye guhindura isura. Po igipe ya Gorilla birumvikana ko umusifuzi atangiye kujya ku gitutu, bitangiye kuba balabala. Hanyuma mu minota mike cyane umutoza wa ekipe ya Sunrise bita ngo ni bamwita ngo ni Evariste, atangira gukora remplacement zimwe na zimwe zitari ngombwa, akuramo abari bashoboye azana abandi, none ekipe bayita down. Ekipe iragenda iryama mu izamu, imena bisi mu izamu, kujya muri bisi rero ukajya mu izamu, afite abantu bareshya n'amacumu gusa, bakina barozo hejuru hasi ku butaka, nta numwe wayikoza. Rutsira arataka agize amahirwe agiye kujya gutya, abona babonye kona barayihinduye gatoya cyane muri kafu yaje muri surface de réparation. Kubwa amahirwe Rutsiro bari musanga ahantu ari kuri umukwajyo ujya mu izamu, icyo barakemera nta kibazo. Bakoma amaki baravuga bati nta kosa ryabaye, nta n'ikibazo kirimo, dukomeze dukine. Kimwe hasigaye iminota mike nka 15, ko narebaga ku isaha hasigaye 15 ku munota wa 90 Taifa mu kadomo, batarazamura iminota y'inyongera. Kipe bita Gorilla yafashe baro, barahererekanya bakora kombinezo nziza pe, kuko urumva umupira ikibuga bari bagicuritse kubera ko Sunrise yadefandaga. Rutsira bona baro asigara n'umuntu bita Mugabo Gabriel wari washe. Gabejo ejo yabaye kibiriti arayora. Ndakubwiye ngo ni penalty batigeze bashidikanyaho, bose barayemeye. Yafashe baro ayicuma imbere 2-3,
Gabi ashaka gukubita baro, ashatse gukubita baro akubita amaguru, penalty hariya ku minota 90 umwana bita Rodrigue ahita ashyira fire. ase mugabo Gabriel kuri experience ye ariko nubone ku myaka amaze mu kibuga mu minota y'inyongera ugakora penalty yari amaze igihe adakina, ariko kare tubishyira ku mutoza. Navuganye n'abakinnyi ba Sunrise, ikintu cyabababaje gikomeye nushaka kubabaze nuko umutoza Evariste yazanyemo umugabo. Gabi urabizi ko yari afite ibibazo bye ku giti cye bwite, yari amaze igihe adakora imyitozo akse, ibaze ko yakoze ngo umwitozo umwe aramuzanye muteretse mu kibuga match nkiriye. Ikibazo gikomeye cyane. Gabi ni wise iyo penalty ngo baro ngo yavaga ku izamu, baro yavaga ku izamu, Gabi akubita amaguru kare abara yarashye. Musifuza ahita atereka hariya muri surface, nta wigeze arekara mu wagori wa Sunrise, reka nta wigeze avuga. Hanyuma umwana bita Rodrigue arayikubita gutya hejuru mu nkanka, bundi yarabayita mu nkanka, kubita gutya iboneza muri fire, urumva. Noneho sasa reka habe hasigaye iminota 4 bazamuye ku minota 92 uwo bita Niyibizi Vedaste, twa tuntu twe twa Yves na Yves twaje dikoro yaragakubise aha baro Shafi umudefenseur wavuye muri equipe ya AS Kigali Songa y'ingabo. Akiyimuha Shafi ashaka kwemeza umuntu bita Veda ngo ni full stop, ngo no kumucenga muri surface. Yo yaramucenze baragapapuye gatoye, bagapapuye gahundi ahita araba umuntu bita Veda muri surface de réparation kare habura nk'iminota ingahe 92 ubwo ngo rimaze gukiramo icya kabiri, imaze kubona penalty irayinjije, barakinnye barimo barabyina, byarangiye ibyishimo ni byose. Ubwo bahagurutse muri stade nta muntu wicaye, ati match irarangiye. Shafi tugiye tubona arabije ayoye umuntu muri surface de réparation. Umusifuzi agira Moise yarahara itagira gutya arasanze karabaye gutya yari penalty igaragara agira gutya arasanza gutya. Ubwo Sunrise uwo bita Evariste n'umuntu bita Angroma yakubise ikimbere, yarari umusifuzi ba Evariste binjira mu kibuga, abantu bose barinjira barirukanka. Ubwo Sunrise izana abantu, ari umuntu bari bazanye, habaye ibintu bitabaho, bazanye umuntu sinzi niba wa Sunrise niba runde, ariko ameze nk'umufeyeri, yinjira aca kuri side yo hepfo, saciye kuri side yo hepfo. Bahungu nabo bati desati mufate, ati murebe uriya muntu ugiye ku izamu ryacu. Ubwo haracyarimo ikomba hano ya penalty, barimo kugundagurana. Bana barirukanse bajya gutangira, reka bajya gutangira iriya baramufata, kuko babwiye polisi baturiya muntu agiye he. Yirukanka polisi zirabihora zirareba zibona n'umuntu urimo kwigendera bisanzwe. None abantu bari bo bakavuga ngo ni umufeyeri, uzikomba yahabereye. Umuntu bashubijeyo barasohora ku mbaraga arasohoka. Sasa rero ya penalty reka bayange. Sunrise yageze ahantu bendaga kurwana, bari basaze. Evariste araguruka kubita ibintu hasi, umusifuzi wa kane Supre bari bamurabyivu, barafata barakamakama. Umusifuzi ati si penalty dushyira hariya. Uzindi komba ya kabiri yabaye, abantu bagorira n'abakinyi bagorira bari bariye Shafi Songa y'ingabo Shafi baramutokinga, nawe azaje kurwana na bande touche ya gorira ararakara. Urumva baramubwiye bati wowe ukoze ibiki, uri muzima wowe ukoze ibiki ku munota wa nyuma. Ati ibintu ukoze nago bibaho, baramutuka bikomeye cyane, bari bamuhitanye. Nawe sasa arayaga, yaje ku Rwanda kuri bande barafata. Erega ntago byemewe ubundi mukinnyi abeze kuri ya mu mutokinga mumushyira pole mukamubwira. Ejo yarayitanze gorira ku munota wa nyuma, umusifuzi arasanza match irangiye. Umutoza Evariste ati gorira itwawe n'abasifuzi. Ruremesha aramusubiza ati ariko se, aravuga ngo gorira itwawe n'abasifuzi, batwimye penalty n'igitego cyacu baracyanga, ni gute tubwira ngo twawe ni firimbi. Ngiyo story ko yagenze yose. Ariko gorira ubundi iyo utanze logique irimo, iyo utanze penalty ku munota wa nyuma nk'uwo, kuko yari yayihaye gorira ariyo niyo yinda bariyo, kuko ntago wahumwe undi ngo mwihorere. Niba ariyo koko, kuko wari uhari waravuze amashusho yariyo, niba yariyo amashusho ntabwo arasohoka hari amashusho, ntabwo turaza kubaza Mirongo baduha amashusho. Ariko Kairange Frame yarayifashe, Kairange Frame yarayifashe, yarahari na Sami yarahari ndetse na Claude Hitimana bari bahari, ukuntu bateye imbone uri kubyumva. Ariko ikintu nkubwiye, nabonye match irimo ivumbi kare kuva nabaho, nabonye ivumbi ritumuka. Ati anta ntababeshye, urumva
abantu imitima yarahagaze gorira urumva abatoza birabarenga bikiri kimwe bageraho birabacanga baricara Shani umuhungu wa Haji asigara atoza abatoza bakuru bicaye ni team manager ari uhagaze ari urimo gutoza amaye ngo bari bicaye nyine Shani ni team manager Shani we ari kuri ntabwo atoza barabeshya Roma mise na Zostel ariko ngo yageze aho oya mu minota ya nyuma na Desai yarahagurutse team manager Desai yinagaga ibicu none se Desai yari kuri bande touche oya bari urumva bari urabona mu mena haregeranye hari karaga tribune kegeranye n'umurongo icyo uvuze umukinnyi aracyumva nicyo cyabaye icyo cyarabaye nuvuga ngo yahitaga hamagara Shafi naho byavuye Shafi baramuyajije Shafi aza kurwana barafatafata ubundi yaragiye kukubitana n'abakinnyi byari byakomeye bivuze ngo mu minota ya nyuma icyo nakubwira cyo nta wari wicaye ariko ngo habaye udukoryo twinshi pe ngo n'abaferi barakubiswe arambwira ati match ntago twagomba kuyitsinda reka nanamusuhuze cyane uwo bita Nziko yavuze atariko ikipe y'abanyamujyi Nziko nta wari uhari yibere mu bishyimbo nyine ntago yari ahari yibere mu bishyimbo yarari shabyihorera Nziko yarari he ari kuri mubi Nziko reka musuhuze cyane ariko aha niho utinyira niho nongeye kuvugira ko izi kipe rwose nayo nazimanuye reka mbonereho no kuzisaba imbabazi ngiye nari nzi ko ziri bugende ariko zerekanye ko ari ikipe koko z'inyamujyi urumva zerekanye ko ari ikipe z'inyamujyi pe ikipe ya KNC nabonaga rwose kumumena byari byifashe gute yangira ngo kumumena hari match ikomeye cyane navuga ko ari nayo match abantu benshi bashaka kumenya uko biri buze kurangira